Zipora umugore wa Mose n'uruhare rwe mu gucungurwa. Zipora ni umwe mu bagore bake bavuzwe mu byanditswe bafite uruhare rukomeye ariko rutitabwagaho cyane. Bibiliya imugaragaza mu buryo bw'amayobera. Ni umukobwa wa Yetiro, umutambyi w'i Midiyani, umwe mu bakobwa barindwi, umugore wa Mose, kandi ari we muntu wakijije Mose urupfu mu buryo butangaje. Nubwo Mose ari umwe mu bantu bavuzwe cyane muri Bibiliya, umuryango we cyane cyane umugore we ugira ibanga rikomeye. Kuki Mose yashatse umugore w'i Midiyani? Tubisanga mu Kuva 2:15 kuza kuri 21. Tubona Mose ahunga Misiri ajya i Midiyani. Aha niho ahurira na Zipora akamurongora. Ibi bitwereka ikintu gikomeye. Mose ntiyacunguwe ngo akore umurimo w'Imana ari wenyine. Imana yamuteguriye umuryango n'umugore ufite imyumvire yihariye y'umwuka. Midiyani ntabwo yari Isiraheli, ariko Yetiro se wa Zipora yari umuntu wubahaga Imana. Ibi byerekana ko Imana yakoreraga no hanze ya Isiraheli, igategura abantu bazagira uruhare mu gucungurwa kwayo. Zipora nk'umugore urokora mu Kuva 4:24-26 dusangamo inkuru itangaje. Imana yashatse kwica Mose. Icyabiteye nuko Mose atari yarakebeye umwana we nk'uko isezerano ry'Imana ryabisabaga. Aha niho Zipora agaragaza imbaraga z'ubwenge bwo mu mwuka. Niwe wafashije icyemezo vuba, niwe wakebye umwana, niwe wibukije Mose isezerano. Zipora niwe wakijije Mose urupfu, ariko bityo rero akamukingurira inzira yo gukomeza inshingano yo gucungura Isiraheli. Ibi bitwereka ko umugore ashobora kuba umurinzi w'isezerano nubwo Imana ikoresha mu gihe umugabo atabyitayeho. Uruhare rwa Zipora mu gucungurwa si Zipora wenyine. Ababyaza banze itegeko rya Farawo bakiza abana. Yokebed nyina wa Mose aramuhisha, aramurokora. Miriam mushiki wa Mose akurikirana inkuru y'umwana. Umukobwa wa Farawo amukurura mu mazi. Ibi byose byerekana ko mu ntangiriro yo gucungurwa kwa Isiraheli Imana yakoresheje abagore cyane. Ntibari mu mwanya w'ubutegetsi, ariko bari mu mwanya w'ubuzima n'urupfu. Zipora n'ukwemera kurekura. Nyuma y'igihe Zipora agaruka kwa Yetiro, tubisanga Kuva 18. Mose akomeza urugendo wenyine ajya guhura n'Imana ku buryo bwihariye. Ibi byerekana ikintu gikomeye. Zipora yari yiteguye kurekura umugabo. Yari azi ko umuhamagaro wa Mose urenze umuryango. Urukundo nyarwo rero ni ururekura kugira ngo umugambi w'Imana usohozwe. Ese gushaka kwa Moses Zipora byatinze umugambi w'Imana? Hari igitekerezo abantu benshi bagira ko gushaka kwa Mose umugore w'i Midiyani byatinze umugambi wo gucungura Isiraheli. Mu by'ukuri Bibiliya igaragaza ko Mose amaze guhunga Misiri yabaye i Midiyani igihe kirekire cyane, hafi imyaka 40, abana na Yetiro se wa Zipora, kandi bigaragara nkaho atari akiri ukwita ku mibereho ya bene wabo. Abayisiraheli bari bakomeje kubabazwa n'ubucakara. Bityo rero nibyo koko, gusa mu maso y'abantu bisa naho Mose yari yaratinze, yaratuje, ndetse yari yararetse guhangayikira Isiraheli. Ariko mu maso y'Imana icyo gihe cyari igihe cyo gutegura Mose, si ukumutinda. Imana ntiyigeze ivuga ko gushaka Zipora byari icyaha cyangwa ikosa, ahubwo Midiyani yabaye ishuri rya Mose. Ubworozi bwamwigishije kuyobora. Ubuyobozi bwo mu bwigunge bwamwigishije kumva ijwi ry'Imana. Inkuru itangaje. Imana ishaka kwica Mose Kuva kuri 4:24 kuza kuri 26. Iyi ni imwe mu nkuru ziteye urujijo cyane muri Bibiliya. Imana yamaze guhamagara Mose mu gihugu cyaka umuriro, kumwizeza ko azakiza Isiraheli, kumwohereza mu Misiri, ariko mu nzira Bibiliya ivuga iti Uwiteka ahurira nawe mu icumbi ashaka kumwica. Iki ni ikibazo gikomeye. Ni gute Imana ishobora guha Mose inshingano ikomeye hanyuma ikamushaka urupfu mu nzira? Igisobanuro kiri mu isezerano. Ikosa rya Mose ntiyari yarakebeye umuhungu we, ariko gukebwa si umuco gusa, ni ikimenyetso cy'isezerano hagati y'Imana na Aburahamu n'urubyaro rwe. Mose yashakaga kuyobora abantu b'isezerano, ariko iwe mu rugo isezerano ntiryari ryubahirijwe. Zipora umugore urokora umugambi w'Imana. Iyo Mose atitabye ikibazo, Zipora niwe wayobonye uburemere bwacyo. Yakoze ibintu bitatu by'ingenzi. Icya mbere, afata icyuma kibuye. Icya kabiri, akeba umuhungu we. Icya gatatu, akora igikorwa cyo mu mwuka ku maguru ya Mose, maze aravuga ati uri umugabo w'amaraso kuri njyewe. Ibyo avuga rero byerekana ububabare, gusobanukirwa igiciro cy'isezerano, kwemera igikorwa cy'Imana n'uburyo
kimubabaje. Zipora niwe wakijije Moses urupfu, bityo akiza umugambi wose wo gucungura Isiraheli. Ibi bintu bituma Zipora aba umwe mu bagore bakomeye cyane mu mateka yo gucungurwa, nubwo ibikorwa bye bivugwa inshuro nkeya. Kugaruka kwa Zipora rero n'abana kuva muri 18. Nyuma y'ibi byose Zipora asubira kwa se Yetiro. Mose akomeza urugendo rwe wenyine. Nyuma yo gucungura Isiraheli, Yetiro aza amusanga mu butayu azanye Zipora n'abana be. Ibi bitwereka ko hari igihe umugambi w'Imana usaba gutandukana by'igihe. Umuryango si wo uhagarika umuhamagaro, ariko hari igihe ugomba gutekereza. Ikibazo cy'umugore w'umunyefuruka rero Kushite kubara 12 kuri 1 kujya kuri 2, Miriyamu na Aaron banenze Mose bavuga ati kuko yashatse umugore w'umunyefurika. Iki gice kiracyateye urujijo. Ese uyu Zipora Midiyani bari hafi ya Kush cyangwa n'undi mugore Mose yashatse nyuma? Bibiliya ntidusobanura neza, ariko ikintu kimwe kirasobanutse. Imana ntiyigeze inenga Mose kubera uwo mugore, ahubwo Miriyamu yaramuhaniwe cyane kunenga Mose. Imana yemeje ko Mose ari we uwo yahisemo. Ibi byerekana uko ikibazo kitari umugore, ahubwo ishyari n'icyifuzo cyo kugabana ububasha. Umwanzuro ukomeye: Zipora si inkomyi y'umugambi w'Imana, ni umurinzi w'isezerano, ni umukiza w'ubuzima bwa Mose, ni igikoresho cy'Imana mu gihe Mose ubwe yari acitswe n'ubwitonzi. Isomo rikomeye rero, Imana ikoresha abantu batazwi cyane n'abagore mu bihe by'ingenzi by'umugambi wo gucungura. Intangiriro y'inkuru ya Zipora: nyuma yo guhunga Farawo, Mose ajya gutura i Midiyani. Agezeyo yicara iruhande rw'iriba, ahantu habonekamo ubuzima ariko no guhura n'impinduka. Aho niho abakobwa 7 b'umutambyi b'i Midiyani baje kuvoma maze amazi yo kunywesha imikumbi ya se. Abashumba rero barabahunga, ariko Mose arahaguruka, arabunganira, arabatabara, anabanywesha intama. Ibyo bitubisoma kuva 2:15 kuza ku 17. Cyitonderwa gikomeye ni iki: Mose ntiyakurikiye abo bakobwa mu rugo rwa se. Siwe wiyemeje gushaka umubano na Yetiro, ubwe wamutumiye. Nibwo Mose ahura na Zipora, maze Mose yemera kugumana n'uwo muntu, amuha umukobwa we Zipora. Kuva 2:21. Bitwereka ko iyi mariage itari iteyewe cyane n'icyifuzo cya Mose, ahubwo yari umugambi wagutse w'Imana, nubwo Mose atarakibizi. Mose rero ava i Midiyani ajya mu Misiri. Nyuma y'igihe kirekire i Midiyani, Imana ihamagara Mose mu gihugu cyaka umuriro cyane, imuha inshingano yo kubohora Isiraheli. Mose ava kuri Yetiro ajyana na Zipora n'abana be, ariko mu nzira habaho ikintu gitangaje cyane. Uwiteka ahurira nawe mu icumbi ashaka nyine kumwica. Icyo nicyo kintu gitegura urujijo kurusha ibindi byose. Kuki Imana yahisemo uwo mwanya nyawo? Iki ni ikibazo cy'ingenzi cyane mu maso y'abantu. Mose yamaze koherezwa, umurimo watangiye, igihe cyo gutinda ntikiriho, ariko mu maso y'Imana Mose yaragiye guhagararira isezerano, ariko isezerano ritubahirijwe mu rugo rwe. Iki ni ikibazo cyari ikihe? Umwana wa Mose ntiyari yarakebwe. Gukebwa rero cyari ikimenyetso gikomeye cyane. Mose yagombaga guhura n'Imana, gutegurwa mu buryo bukomeye cyane, kuko iyo uhuriye n'Imana imbona nkubone nk'ahantu hatoya hatari mu rugo, hashobora kukugiraho ingaruka cyane zikomeye. Muri iryo huriro ridasanzwe niho Mose yarageze ku rwego rwo hejuru cyane, umubabaro w'Imana. Urwego rero rusaba gutungana ku buryo bukomeye, ariko iryo tungana ntiryari ryujujwe kuko umwana we atari yarakebwe. Zipora yabonye ko ibintu bihagaze neza, arabisobanukirwa vuba. Yemenye ko atari ikibazo gisanzwe, ahubwo ko Mose ari umwanya w'izamuka ryo mu mwuka uridasanzwe. Guhura n'Imana ku rwego rudakunze ro kubaho rero. Yamenye kandi ko ubuzima bwa Mose buri mu kaga. Si uko Imana yahinduye umugambi, ahubwo nuko hari ikintu kitajyanye n'ubwiza bw'iryo huriro. Ashakisha inkomoko y'ikibazo, amenya ko hari kubura ikimenyetso cy'isezerano gukebwa. Atazuyaje rero Zipora yaje gufata icyemezo gikomeza kure gikorwa, maze ubwe atari yarakoze. Akeba umuhungu wabo maze akiza ubuzima bwa Mose n'umugambi w'Imana. Nubwo Zipora yari uwo mu kindi gihugu, yamenye isezerano ridasanzwe riri hagati y'Imana na Isiraheli, ryagaragazwaga n'igikorwa cyo gukebwa. Ibyo akora rero byerekana ko atari umunyamideli gusa,
ahubwo ko yihuje n'Imana ya Isiraheli ku rwego rw'umwuka, kuruta n'inkomoko ye cyane. Ariko rero nyuma yaho Bibiliya iraceceka kuri Zipora, ntitwongera kumubona kugeza kuva igice cya 18 aho tubwirwa ko atari ari kumwe nawe na Mose. Ibyabaye hagati aho rero ntibisobanurwa neza, ariko hari ibisobanuro bibiri bishoboka kuba Mose yari yarasize Zipora n'abana i Midiyani kugira ngo umwana akire neza, no kugira ngo we abanze asohore inshingano ye ikomeye cyane, cyangwa se Zipora ubwe yaramenye ko umuhamagaro wa Mose utamwemerera ubuzima busanzwe bw'umuryango, ahitamo kumureka akomeza urugendo rwe rwo guhura n'Imana. Icyo tuzi nuko Mose yakomeje umurimo we rero adafite umuryango we hafi. Nyuma y'imiryango, Miriyamu yaje kunenga Mose avuga ko kuba umuhanuzi bidakwiye gutuma umuntu asiga umugore we, ariko Miriyamu ntiyigeze asobanukirwa ko Mose atari umuhanuzi nk'abandi. Umuhamagaro we wari wihariye, umubano we n'Imana wari ku rundi rwego. Zipora rero umukobwa we Yetiro niwe wabibonye neza, yamenye uko Mose yari ameze, amenya agaciro n'igiciro cy'izamuka rye ryo mu mwuka, kandi yemera guhagarara ku ruhande kugira ngo Mose akomeze guhura n'Imana no gusoza inshingano ye. Turizera ko hari icyo wigiye muri iyi nyigisho ya rero. Niba wayikunze, kanda like, sangiza n'abandi, wiyandikishe kandi kuri iyi channel yacu kugira ngo ukomeze kubona inkuru zishingiye kuri Bibiliya, amateka n'inyigisho zitera gutekereza kandi zigatera imbaraga. Mwakoze cyane.